Hello guys, bakunzi ba Ikamba Blooms TV. Tuhaye ikaze muri studio za Ikamba Blooms TV. Ngewe Zahara nasi. Zahara Yakwagira kanga kuvuga ko rero mpamvu udakura. Ngewe nzajya nkuvuga. Yego mvuga Ngewe na Sisi turi muri studio za Ikamba Blooms TV. Tubahaye ikaze turi hamwe. Yego Ngewe asigaye avuga nkivuga ibintu byo kwivuga ajya mvuga natagize ikiganiro mvuge nawe nanjye ningitangiza muvuga ibintu byo kuvuga umuntu kwivuga umuntu ntakura kandi agikeneye gukura. Gukunge nari ko narangije gukura we Wapi hari ahantu nageze uko nageze ku myaka 25 nkahita nkwama. Yego nategereje ko nongera kugira akantu mvuga mu ngufi kera waradukangaga shaho cyane afite ibikabyo ngo ndi muremure kera waradukangaga wako ubundi bugufi bwavuye nuko mwakuze ngiye kandi umva nageze ku 25 nkahita nkwamira aho ngaho ntabwo ukiri muremure cyane ahubwo ngiye nabaye muremure kera nari mugufiya. Murakoze abantu barebare ndabasuhuje bazahara twakwikirije wanza hari nshonje shahari nashonje. Amakuru se ko mbona amagare yarangiye kumbwira iki girigare ndayakugize ako ko nakubwiye ngo nyohereza amagare 5 ukanyoherereza 3 niba ariyo nari mfite icyumweru cy'amagare cyarangiye gazi abantu bari abanyonzi turabasuhuje abari bashyigikiye abanyonzi turabasuhuje irushanwa ngo ryagenze neza ku rwego rw'isi hose abanyarwanda twazamutse mu ntera niba ntibeshye numvishe ku mwanya wa 4 mu marushanwa yakunzwe cyane yanateguwe neza ariko babireba gukumva abanyarwanda ikigaragara dufite urukundo ejo nabonye urukundo rega tugiraho turukomora buriya byose bihera hejuru bimanuka. Nabonye umuzungu wagiye kuri kamera ararira ari kuri convention umuntu abacaho agenda amakuru abakeneye ni menshi amakuru kwa bari imihanda ari ati njye sinzasubira mu gihugu cyanjye yararize ati sinzasubira ati nabonye igihugu cyiza kigira urukundo muri make abanyarwanda niba tutari tunabizi twabimenye ko tugira urukundo ariko turarugira dufata neza abashyitsi twipanga akazi ako nibyo abashyitsi baza bakavuga bati rero urabona hanze iyo ngiye buri wese aba yirebaho ako twebwe tubishyira ku mutima twabyegereza kuri filime cyangwa mu biganiro byabo kuri televiziyo ukabona umuntu yikubise hasi sorry buri wese ahita ntawamwegura we ntawamwegura ariko inaha uhumbya gato niyo utamwegura polisi iraza ikamwegura cyangwa ukanabiza ahubwo igakurikirana wanze kumwegura nese nka kuri uyu muntu akora ikibazo bagahita bakamera aho kujya kumutabara no gutesha. Yes iyo utamutabaye ushobora kubizira ako gutabarana n'umuco wa Kinyarwanda nugira hano hose baragira baratabarana ari kiramwe byitwa dutabarane ubwo n'ahandi bafite iyo muri Kongo wita guki ntago nzi Igiswahili tabarane hello ariko nyamara amagare yadusigiye ibyishimo umva twaranezerewe twarishimye wabonaga nyine harimo ambiance kandi noneho no mu rwego rw'ubukungu ntekereza amahoteli yaracuruje hari umwarimu igihugu cyacu cyarazamutse ku rundi rwego hari umwarimu wigisha umwana wanjye yoherezaga umukora akandikaho ngo amagare byanyabyo mbese mbikwereke ngo amagare social study amagare ikinyarwanda ubwo biza mu mukoro w'ikinyarwanda amagare social study amagare mate shobora ze kufotorera ku kantu kanyereke yabishyira muri groupe y'ababyeyi yabishyira kuri groupe y'ababyeyi yagira ngo namwe museke mu gake ariko nyine wafungura ariko ugasanga ni homework nyine homework ariko yagira igare ako se ngiye naribazaga ngo imvura iguye buriya byagenda oya imvura nayo ejo bundi nabyibajeho nkavuga iyi mvura itaraguye byibuze ngo bazungu bafinga imvura yo mu Rwanda yabiriweho bari kunyonga ariko biraryoha winyutsa kwa mutwe icyo gihe bari badufunze urumva nateze moto mu cyakare kuko nari ngiye gusura abana kuri visite cyumweru hari visite noneho saa moya bari muri tize muri internema y'amagare nyine noneho bafunga imihanda kwa kundi nyine bavuga bati mube muhagaze hano abamotari babanze baciho kwa mutwe harabahagije ukajya kubona umuntu aravuye hararicunze ariko
arivuye yararicunda ndavuga reka mwumva kwa mutwe muzahavuga njye nabonye abantu uriya mukino ni umukino usaba icyo bita igihaha ubonye umwana w'umukobwa wari uri guhumeka Yesu Kristo ukabona ari guturuka kure umwuka uri kuva kure oya wowe none ibihaha nibwo namenye ko ibihaha byanjye bihagaze nibwo umuntu yamenye ko ibihaha bye bihagaze ukazenguruka inshuro 6 inshuro 7 inshuro 8 ibirometero bingana kuriya oya uriya wa mbere we rwose yagize neza nikikwereka ko nyine nta mikino ibihari ariko akantu kose kari amagare ebana amagare niyo mpamvu n'imvura yanze kugwa itegereje ko amagare arangira kubera iki ibintu byose oya ibintu byose byubashye amagare ariko byagira ngo bijye ku kigero cyiza bigaragare neza yego ko n'abakozi kubishyura twabategerezaga amagare winyibutsa akaburaga umuntu wishyuje undi arangije aramubwira ati tegereza amagare rindira amagare arangiye kwibaza uko amagare arahuriye ngo tegereze nzakwishyura amagare arangiye ngo arangiye amagare ntibahuriye na kashize ngo ntago mbizi nawe ntabizi ariko yumvaga wa mugani wenda atazabona uko ajya kuri banki amagare n'umwana yagusaba ngo irindazi utegereza amagare utegereza igare rirangira cyagenda ugura igare rimwe ukamuha igare rimwe kitajya kugura irindi ugura irindi amagare yabaye amagare oya ibintu nka biriya byarangiye neza biba bikenewe mu gihugu cyacu perezida wacu ahawe umudari wa zahabu udasumbwa rudasumbwa Kagame Paul intwari yacu ako kurimba bagize tudahari wenda kuririmba nka muzungu voilà nanjye niko naririmbaga Kagame Paul intwari yacu rudasumbwa bahita wumva neza biraryoha buriya natwe niko tuba dukocagurika mu byongereza baba basetse ariko icyiza cyabo ntabwo baduseka none se twebwe iyo ubyumvishe se wumva biteye impuhwe oya wumva bisekeje biryoshye ukuntu wakomeza ukabyumva buriya natwe turi kuvugana nabo bumva prononciation yacu agahita yumva icyo uvuze agahita agusubiza byihuse akagusubiza ariko aba yakugiriye n'impuhwe atapo cyuri noneho nta kintu kiri nko kuvugana n'umuntu utazi icyongereza nawe akotora aragusubirisha muwe winyibutsa moya mu magare umuntu witwa Mitsutsu yaransekeje mbega Mitsutsu yipanze akazi buriya rega nawe yari ari mu irushanwa ry'igare ibintu byose abakomediye babibyaza umusaruro umva yipanze akazi ariko yabyaje umusaruro amagare we n'umunyamakuru bari kumwe numva yambaraga amajire agafata n'igare musobanurire mu cyongereza oya ikintu kirenze n'ukuntu yatsinze shampiyona yaranahembwe ku miliyoni 5 n'umudari wa Mitsutsu kandi ari akazi yipanze nyine yipanga n'uburyo bari bumuhembe bakiramani baraza baramuhemba cyakora isi iraryoshye kabisa ndabakunda kabisa bari abatipe bazi gukina njye nuko najya mbona umwanya wenda wo kureba ibintu bakora ariko rwose yaransekeje noneho ukuntu yanyongaga igare n'urukweto rwe ruraramye gutya yanyize akajya kwiga uzijya wumva Mitsutsu akajya kwiganiririza abantu rero baje kumureba atitaye ku bamuca intege basobanurire bivuze iki yego agahita bivuga uko abyumva icyo njye nashaka kuvuga iyo uvugana n'umuntu urabona nko kuvugana n'umuntu ni umunyamahanga araje ari gukoresha wenda kwa kundi umuntu agira ururimi rw'iwabo wenda ari gukoresha nk'icyongereza nawe atakizi neza sha birakuvuna urumva muravunika mwembere muba murandatanye birakuvuna kuko nawe ntabasha kumva ibyo uvuze nawe ntubyumve noneho na cya cyongereza cyacu cyo kungikanya ugasanga nyine ni ibibazo sana weditinga ni hatari ukabanza gukora translation mu mutwe mu rundi rurimi ukabona kubisohora umva biba bigoye ariko hari abana bize neza barunyereza uruzungu ukavuga wow I'm proud of you guys mu ndimi zose ariko nkunda igifaransa France njye nyikunda mu buryo bwo guteretana yego biri romantique uko mon amour uri ntambwe nteye ntekereza wowe mala bashyize muri cyongereza ariko mon amour niko kavugitse mon amour akozaha ibintu byose buno ukuntu mba mbireba mba mbona
turi mu gihe cyacu, u Rwanda ruri mu gihe cy'iterambere ku buryo ibintu byose bigenda bitera imbere, urabona muri siporo kandi nanone hari uburyo bujyanye n'ikintu cyitwa sinema. nkaba nzi ko uri umuntu ibintu byo gukina amafilime, iminsi mike njya numva iyo turi no kuganira hari ukuntu bumbwira ukuntu uzaba umukinnyi ukomeye. hari agacarenje nabonye ahantu hamwe kuri cana imwe, mbona babwiye intare y'ingore ngo kina ngo uri akana k'imyaka 10 n'ingahe ngo usaba papa wawe ngo akugurire iki. umva yararize asaba dadi biswi, amarira baraje. oya ntabwo nshaka kurira ariko mbabarira nanjye ngiye kukubwira akantu ukina ndeba iyo mpano yuko utari kumbeshya utari kumpakara. none se hari ukuntu hari abantu uba bega bivuga mbikabiriza. hari abantu tuzi kubyina twicaye ariko amahugurutsa agahita kubita twicaye. nawe rero ushobora kuba muri filime njye buriya njya nkora siporo nkayireba nkagira ngo ntayikoze. igare se twazitwaye? oya ndi kuvuga nkavuga wenda uyu munsi iki cyumweru ngiye kujya nkora siporo buri munsi nkicara nkayireba umuntu ari kuyikora nyereka uko wakora, ukagabanya aha ukagabanya aha ukongera aha ukagira nkabireba nkongera ngashyiraho kandi nkakareba nkakaraba nkagenda niba mba nzi ko nanjye ubwo nyirangije. wasanga rero nawe hari ukuntu uba umbwira ngo wakina filime ngo ufite iyo mpano ngo ubifite mu nzozi, ngaho noneho nkinira utashye ugasanga barakubwiye ngo utakuba ntawe uhari ngo ntabwo yavuye ku ishuri, wabigenza kandi ufite amakuru y'uko adahari koko kandi ko ukabona ntahari, nyine ukareba ahantu hose ukamushaka ukamubura. nyuma yo kumubura ugahamagara wenda no ku ishuri bakavuga ati umwana twamwohereje, tantine akakubwira ati ngewe amasaha yo kugera mu rugo yageze ndamubura. ukikoza mu baturanyi bawe ayo marira ntayabura. twagumanye utashye utinze hashize nk'isaha n'igice abandi bana batashye bwanije ni nijoro, usanze umwana nta muntu, usanze umwana adahari. ngamarira nkinira ako kantu njyewe ubwanjye cyangwa nkina ari nka filime njyewe ubwanjye nyine wabyitwaramo filime ubundi filime ni ukuri gukina ibintu bya nyabyo. ubwo urasipoza ko n'ibyo ngibyo ari ukuri. mpaguruke mu kamere urabikina wicaye? ndakina nicaye. nagutegereje kanicare ndebe filime nyarwanda. mama tako wiriwe? Nyiriwe neza. ko watinze kuza ni amahoro? nagize ibiganiro, twagize ibiganiro byinshi, twashaka gukora ibiganiro byinshi, natindanye na Sylvie za nkuru zacu zitajya zirangira. sha none se ngeze hano tantine wanyu arambwira ngo yabuze tako wamufasha kumushaka hano hose muri quartier n'andi ku bashuti banyajyaje ntawe uhari. namuburiye he? ntabwo yavuye ku ishuri. umwana wanjye tako ntabwo yavuye ku ishuri? twamutegereje. mwahamagaye mwarimu we? nagerageje ibintu byose. mwana we ndamenya noneho umwana wanjye yagiye he ko numva ibikoba binkutse. hano hose nabajije, hano hose namubuze. ndamenya mbariza he ese tako wanjye ari he? umwana wanjye umwana wawe ntabwo yatashye? no ku ishuri twamubuze. ibaze ko na tantine ahantu hose yagiye kureba baza n'abana batahana nawe. ubu se noneho ndabigenza nte? ubu ndamenya nzanira telefone wihuse. ubuze umwana wanjye ndamukura mana nyagasani we. ubu ndamenya nanjye niriwe mu biganiro niriwe gusa numvaga mfite ikibazo, numvaga ntishimye ariko kuko umubyeyi akorana n'umwana we. umwana wanjye numvaga muri njye hari ikintu kibura, kumbi iyo nkuru niyo nari butahireho. uyu mwana wanjye ndamubariza hehe? ubu se mwarimu wabo mana nyagasani birabi byo ntibiba amaraso. zibaye 12:00 hafi 1:00. ubuse takose ubuse tako yatahanye n'abandi bana mana, ubuse yatahanye n'abandi bana agatenyuka agatahana n'abandi bana se gute? ubuse mwarimu wabo we ari hehe? mana we uyu mwana ndamubariza Imana ishobora byose.
ariko se ndabaza nde Tantine ari kumenya uwabaza ariko se wa mana ikigeragezo cyo kubura umwana Imana ikigeragezo cyo kubura umwana ubu ngubu kimpereye wambabara Imana ndakwinginze simbura umwana wanjye kuko mbuze umwana wanjye se ndatanga ikirego kuri polisi numva ibikuba binkutse sibwo bigukutse wumva ni brage nawe nagiye ndebe ko wabishobora ibintu byo kwirizariza nari ntagiye kurira nawe watangiye kugora baragize Imana dore umwana wahise aboneka muhabwa icyubahiro Imana ushimye umwana wanjye arabonetse Imana igira neza umwana wanjye yarabuze twari turi gukina nagira ngo ndebe ko afite impano ye rwose Imana ishyigikire nk'uko ikomeza kumushyigikira haracyarimo akantu ntabwo biraza neza ariko bizaza buriya nabonye gushaka ari ugushobora kandi bizaza gake gake gusa icyo nabonye iyo byaje sene yose baguhaye ubasha kuyikina uhita uhinduka mu buryo ubu hari nyine hari igihe bajya bamasene ni urugero nkagenda ntumbaze hari igihe amarira nyabura hari igihe nyabona ewana nkabakoma bye nkavuga ini kabisa iyi sene nyikinnye neza urumva noneho nkakina birashoboka gukina ndi mubi ndi umwana mubi no gukina ndi umwana mwiza ariko mbona ibyo nshoboye cyane ari ugukina ndi umwana mubi iyo kote yawe ntabwo rero iyo kote iyo nyigezemo iwanda yashinga nkavuga umushiha ariko noneho iyo kurirayo n'ubu mbwira ngo rira ndayabona burira ngo abatarabona uravuze ngo ntabwo ndabona narabonye umuvandimwe twagiraga twabanaga muri shambure iyo wafataga esime ye ukayihakura n'ahantu yayisize ukayishyira ahandi akaza akayibureka we ngo ubu ni nkaho mumufashe mukandenza idirishya none rero hari abantu bagira impano yo kumva ibintu k'umuntu akabivuze nyine uravuze ngo sindabona oya njyewe mana njye numva ibintu k'umuntu abivuze sinjye njya gushakira ubwo ngubwo nirengagiza ugize urira abatarabona ntabwo ibyo bintu byibuka ko nabivuze wabivuze kandi ubivuze ubishyize ku mutima wawe wabivuze bituma nseka tayari natangiye gukina filime byo kunyiniraho mu ntabari umva mbaransezerera abantu kuko ndabona uri bumurikire mu kiganiro ngo siwe wazanye ngo nkwereke amarangamutima yanjye iyo ndi kwakitinga ndaje iyo ndi kwakitinga iyo habayeho sene yo kurakara iza vuba ndeba nabi bebe ibaze ndebye gutyo niyo ndoro y'ababi yego ko umva bampinduriye asunguna waza gukira ni kumwe nawe uzamba bibaze kwa njyewe na Maisene wicaye hano nayo nabasha n'ubu yananiye bafana banjye ubundi si ukunyina si ukunyina rero runaka ntabwo nkina gutya nzafininga biriya filime mukina hanyuma barebe ukuntu ukina bazamukinira muri komenti bizagenda biza ibintu byose ni gake gake mva mwakoze kubana natwe rero mu kiganiro kitari cyoroshye bari bakimubitiyemo utumye abafana banjye bamenya ko nkina filime utumye abafana banjye bamenya ko njya ndakara Imana ibahe umugisha mwinshi mwibuke gukora ntushobotse reka mpungu uyu muntu urabanteje nawe utaha see you ciao ciao